Igitondo cyiza tubaye ikaze muri kiganiro cyacu Matin nk'uko bisanzwe kandi twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi wa gatatu mu cyumweru cyera cyangwa se icyumweru gitagatifu nk'uko dukunda kubivuga. Tubaye ikaze kandi twishimiye gusangira namwe ijambo ry'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo abahe umugisha mwebwe abadukurikira, abamama, abasore, ababyeyi bakiri bato, abakuze, urubyiruko muri rusange, mwese Imana ibahe umugisha. Twishimira kubana namwe muri iki gitondo cy'umugisha Kristo aduhaye mu ijambo rye nk'uko bisanzwe. Yesu aduhane umugisha. Reka dusabe umugisha mu isengesho. Mwami Yesu, turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye, turakunezerewe ko uri umwami wacu kandi dukunda. Duciye bugufi cyane muri iki gitondo cy'umugisha kugira ngo tugirirwe neza nawe. Twishyize imbere yawe, twize mu maboko yawe kugira ngo utumare ubwoba bwose, kugira ngo utumare ubukene bwacu bwose, kugira ngo udukesheho imyanda yose mu izina rya Yesu Kristo, tubashe gusabana nawe mu ijambo ryawe, duciye bugufi kandi turabukwiringirwa no kwizerwa muri byose. Wirubane natwe rero, utuboreshe ubugwaneza bwawe, kandi Mwuka wawe wera aze abane natwe, twumve ijambo ryawe ribe rishyashya, rihumurize imitima yacu, twumve rifite ubuzima muri twebwe, turi agaciro karyo, kandi Data, ijwi ryawe turyumve, dusabane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tubaye ikaze. Uyu munsi turasoma mu rwandiko rwa Yakobo ibice byawo 4, umurongo waho wa 7 n'uwa 8, haravuga ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe abanyabyaha nimukarabe, namwe imitima ibiri nimweze imitima. Mubabare, muboroge, murire, twembi byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduka agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko aribwo izabashyira hejuru. Uyu munsi turasoma amagambo yo muri Yakobo. Ni amagambo atubwira cyane cyane kugandukira Imana, akatubwira kurwanya Satani, kugira ngo nawe ngo azaduhunga. Nitumurwanya nawe azaduhunga. Ni amagambo arimo urugamba, ni amagambo atarimo pasivete nk'uko dukunda kubivuga. Pasivete kuvuga ngo kwicarira kumva ko ibintu byose biza kugira abandi bantu babikora, biza kugira abandi bantu baza kuba babirimo. Icyo nicyo twita pasivete, cyangwa se kwicarira ukadamarara ukumva ibintu byose ntabwo bikureba. Ariko ijambo ry'Imana dusoma muri iki gitondo riratubwira ngo mugandukire Imana, ariko murwanye Satani. Ari igihe twibwira se kugandukira Imana ni ukora gute? Kugandukira Imana ni ukugenza gute? Kugandukira Imana ni ukurenza amaso wowe ubwawe, ukareba hirya gato yawe, ukareba icyo twavuga kugandukira Imana. Kugandukira Imana iyo tubivuga dutekereza cyane kuri Aburahamu, ibwiriza yahawe, duhereye ku isezerano yari yahawe ry'uko azabyara umwana w'umuhungu, hanyuma Imana ikaza kumuha. Sitori yose murayizi, muzi urugendo Aburahamu yagendagemo n'Imana, muraruzi rwose. Akagira kwizera ko Imana izasohoza isezerano ryayo kuri we, kandi koko Imana ntabwo ibeshya, Imana yarabikoze. Ariko nyuma yahawe indi misiyo ikomeye cyane, kuko yarabwiwe ngo genda ujye gutamba wa mwana wawe Isaka naguhaye. Kugandukira Imana ni ukurenza imbibi wowe ibyawe, ni ukurenza imbibi wowe ibyawe, ukareba ubuzima ubayemo, hanyuma Imana yagutuma ukava muri iyo comfort zone, ukagenda wizeye ko aho Imana igutuma hose izabana nawe, wizeye ko ijwi ry'Imana ritabeshya, wizeye ko ijwi ry'Imana ritarimo rigushyira ahantu habi, ahubwo ukavuga uti nemeje kuganduka uko byagenda kose. Murabizi story ya Abraham ni story iri très profonde, niba nabivuga. Ahubwo ni story aho Abraham tumubona agendana na Isaka, akagenda bakazamuka umusozi, umwana akagenda amubaza ariko igitambo kiri he? Umwana yikoreye inkwi, barazamutse umusozi, igitambo kiri, bakagenda bagira aho bubaka igitambo. Ati papa, igitambo zo gutamba kiri he? Igitambo zo gutamba kiri ko nakibona. Isaka amubwira ngo Imana iri bukishakira. Kaza kugeza aho afata akana ke akakaboha. Ntekereza gufata akana kawe k'imfura ukakaboha witeguye kukica, witeguye kugatambira Uwiteka, kubera ko wubashye ijwi ry'Imana. Mwene data, ndamubwire ngo iyi obedience cyangwa se iyi obeissance, kuko kubaha kugeze kuri uru rwego
ni ukubaha kudasanzwe, ni ukubaha kurenze, ni ukubaha guturuka cyane kuba umuntu yamaze gusoma umutima w'Imana, akamenya ikintu gihishwe mu mutima w'Imana, akavuga ati jyewe mpisemo kuganduka. Mwene data unkurikira muri kiganiro Matin, ndagira ngo nawe utekereze ijwi ry'Imana ibyo rijya rikubwira, uhitemo kuganduka maze ubone umugisha uri mu kugandukira Imana. Kugandukira Imana harimo cyane cyane kuyiha ibyo dutunze, tukerekana ngo data ibyo dutunze byose ni ibyawe, ibyo dutunze byose ni ibyawe kandi wowe wabiduhaye, tukabikoreshereza Imana tudafite uburyarya, tudashyizweho pressure. Twagiye tujya mu matorero yacu mu madini bakadushyiraho pressure yo kugandukira Imana, bakadushyiraho pressure yo kugira ngo twubahe Imana. Ariko mwene data, nta muntu ugomba kugutegeka kubaha Imana, ahubwo wowe ukwiye kuyumva ijwi ryayo ikubwira, hanyuma ukaba ari bwo uganduka. Uko niko kuganduka nyakuri. Ntabwo Aburahamu yigize abwirwa kugandukira Imana, yumvise ijwi ry'Imana rihamanya nawe yuko akwiye kugenda akubaha, akajya gutamba Isaka nk'uko ijwi ry'Imana yari aryumvise muri we. Aragenda arabikora. Hanyuma igihe azamuye inkota agiye kwicumita umwana we, hanyuma yumva ijwi ati Aburahamu, 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 reba hirya aho ngaho, reba igitambo kiraho hirya. Akebutse abona intama yaheze mu bishyitsi, hanyuma aragenda aba ariyo atamba. Mwene data, iyo twumvise amagambo, twumva ari amagambo aremereye kuko, tugasaba n'Imana ngo idushoboze tugire bene uko kwizera kugeze kuri urwo rwego, ugandukira Imana uvuga ati data nzakugandukira kugeza ku munota wa nyuma, nzakugandukira kugeza ku munota wa nyuma, ntabwo nzasubira inyuma. Ndagira ngo nawe utekereze ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana rivugira muri wowe, rikubwira ibyo gukiranuka, rikubwira uburyo ugiye kuganduka, hanyuma iryo jwi uryumvire. Kuganduka kwacu rero harimo gutanga igihe cyacu, kuganduka kwacu harimo gutanga umwanya wacu dufite utari mwinshi, harimo no gutanga ubutunzi bwacu, amafaranga cash, tuyakoresha umurimo w'Imana. Naho nabwira ngo umurimo w'Imana uragutse cyane. Iyo kandi umuntu atoranya umurimo w'Imana, areba cyane aho ngaho abantu benshi badashyize amaboko nyine, kandi hakeneye gukoreshwa amafaranga yacu. Aho ngaho hadashyizwe imbaraga nyinshi, aho ngaho udafite abahakorera benshi, aho ngaho niho ukwiye gushyira imbaraga zawe, ukahashyira umwanya wawe kandi ukahashyira n'amafaranga yawe niba bishoboka, kubera ko aho ngaho niho Kristo akwifuza uyu munsi wa none. Ugatanga umwanya wawe, ugatanga igihe cyawe kugira ngo Kristo akwereke ibyo ugiye gukora. Iyo Kristo ari kukwereka ibyo ukwiye gukora, ntabwo uba ubyeretswe n'umuyobozi wawe, ntabwo uba ubyeretswe na pasitori wawe, ntabwo uba ubyeretswe n'umushumba wawe, ntabwo uba ubyeretswe na kiliziya, ntabwo uba ubyeretswe n'umuntu uwo ari we wese waza gutera ubwoba akoresha manipulation iyo ari yo yose, ahubwo uba ubyeretswe na Mwuka w'Imana. Mwuka w'Imana iyo abigutegetse ukabikora, wumva amahoro asendereye umutima wawe. Uyu munsi rero ijambo dusoma muri iki gitondo riravuga ngo mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Turwanye Satani bene data. Nta kundi dushobora kurwanya Satani uretse kuvunja imirimo ya kamere tukayivunjamo imirimo ya Mwuka. Kuvunjisha, ukavunjisha imirimo ya kamere ukayivurira imirimo ya Mwuka. Byajya bigutwara mu irari ukabivunjamo urukundo nyakuri, byajyaga bigutwara mu bugugu ukabivunjamo generosity ugakora. Ibyajyaga bituma ugira amatiku n'amagambo uvuga bagenzi bawe ukabivunjamo amagambo y'impumuro, amagambo yankuraje, amagambo atera imbaraga bagenzi bawe. Uko niko dushobora kurwanya Satani by'ukuri, kandi kuko tukabibona ubwo kamere yacu ikagenda ineshwa na Mwuka w'Imana utwara muri twebwe. Mwene data, byamubwire ngo ni urugamba ruhoraho, it is a continuous battle, ni urugamba ruhoraho udashira, ariko ntabwo dushobora gutuza. Niba Satani atatuje, natwe duhora turarasana, kandi ntabwo dukwiye guhusha nk'uko Pawulo yabivuze ngo ndarasana, ariko si ndasana nk'abandi bapfa kurasana gusa, yewe ndarasana ariko kandi ntabwo mpusha. Nawe ndagira ngo nkusabire umugisha kugira ngo urasane kandi urwaye intambara nziza yo kunesha. Umurwayi Satani nawe azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. Haleluya! Mwegera Imana nayo izabegera. Gusenga kwanyu murushaho kwegera Imana, murushaho kumva mukunze Imana. Nta kundi kuntu ushobora kubona favor y'Imana atari ukuvuga ngo ndifuza gukomeza kugira ibihe byanjye n'Imana, nsabana n'Imana mu isengesho. Mwegera Imana nayo izabegera. Uko twegera Imana, twegera umubyeyi wacu, turushaho kumva amabanga y'iby'ijuru, turushaho kumva amabanga y'ibyo aduteganyiriza, maze imitima yacu ikagubwa neza. Wegera Imana nayo izarushaho kukwegera
kandi ngo ab'imitima ibiri, abandi bafite imitima ibiri abishushanya, namwe ngo mukarabe mumese kamwe, hanyuma Kristo abone uko abamurikira. Mwami wacu Kristo rero akugirire neza mwene data, kandi ukomeze gutekereza cyane kuri iri jambo rigusaba kuganduka, rigusaba kwegera Imana, rigusaba kumva uri mu bumwe en parfaite communion avec Jésus, ukumva uri mu bumwe rwose na Kristo, ukumva uri mu bumwe nawe, kandi ukumva uhamanya na Mwuka w'Imana ko udafite umutima wo gucira urubanza. Reka dushime Imana, dusenge, hanyuma dusabe kugira ngo Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, turagushima cyane ko ari wowe uduha umugati w'ubugingo buri munsi. Turakwinginga kugira ngo uyu munsi muri iki gitondo imitima yacu isabane nawe, tuwugandukire, kandi nawe urusheho kutwegera, twumve ijwi ryawe. Genda natwe uyu munsi twamaze kumva amagambo yawe amanukira muri twebwe, ahumuriza imitima yacu, turusheho gusabana nawe, twegerana nawe muri byose, mu izina rikomeye, izina rya Yesu Kristo tuze twizeye. Amen, amen. Ugire umunsi mwiza rero. Yesu akurinde, Yesu agukomeze, akuyoboreshe ubugwaneza bwe, kandi ikime cy'imigisha ye gitembe kuri wowe n'umuryango wawe none iteka ryose. Amen. Ushobora gusangiza abagenzi bawe ubutumwa bwiza, kandi tuzafatanyiriza hamwe gufashwa n'ubwo ubutumwa bwiza. Ugire umunsi mwiza. Bye.